Nk'uko Albert Einstein abivuga, burya buri wese ni umuhanga, ariko rimwe na rimwe ishuri ryangiza abanyeshuri, rigatuma ubumenyi bifitemo wenda bashobora no kutabutangaza, kuko ribahatira kuba nk'imashini zigomba gufata mu mutwe ibyo bazihaye aho guhanga udushya. Albert Einstein akomeza avuga yuko buri wese afite ubushobozi bwihariye kandi buhagije. Hariho abahanga mu bugeni, abahanga mu mibare, abahanga mu ndimi, abahanga mu yandi masiyanse, abahanga mu buvuzi, abahanga mu muziki, abahanga muri bizinesi ndetse n'ibindi. Ikibazo ni uko ku ishuri sosiyete ifata umunyeshuri udashoboye kuba yafata mu mutwe ibyo bamuhaye nta kigenda. Nk'uko Einstein abivuga rero, gutsinda ku ishuri ntabwo ari ikimenyetso cy'uko umwana ashobora kuba ari umuhanga. Ashobora kuba adashoboye bimwe kandi ashoboye ibindi. Akomeza avuga yuko kandi hari icyo bagenderaho akenshi ari kuba iyo ari imyaka yo gutangira ishuri se, cyangwa kuvuga ngo muri uyu mwaka agomba kuba harimo ufite imyaka iyi n'iyi akajya abasha kuba yajya ku ishuri. Ku ishuri ntago hakenewe ubwenge, ahubwo ni ukubasha gufata mu mutwe neza nta makosa ushyizemo ibyo bakwigishije. Ariko burya buri wese ni umuhanga kandi cyane. Burya uramutse uhaye ifi ikizamini cyo kurira igiti, yazarinda irangiza ubuzima bwayo itabashoboye nabura kucyurira. Tekereza rero nawe ari uko umeze baguhatiye gukora ikintu udashoboye kandi nyamara hari ikindi ushoboye. Ifi rero byatuma nayo ivuga yuko nta kishoboye kandi nyamara mu mazi nayo ubwayo yoga nta uyifashije. Amasomo meza rero ku banyeshuri, mwige kandi mutsinde. Mutekereze kandi no guhanga udushya, kuko n'ishuri ritaraza abahanga bari bariho. Kandi wanakwibaza uti ibyo twiga ubundi byaturutse hehe? Ababihanze bo babyize hehe? Uwabyize bwa mbere yabikuye hehe? Buri wese arashoboye kandi yihatire kuba ushobotse, kuko gushobora udashobotse ntaho byakugeza.